Nitwa George Lewis Brown. Ku myaka yanjye 5 nibwo nabuze ababyeyi banjye bombi. Kenshi isi twerekeza aho tutifuza kuko nta buryo tuba dufite bwo kuyikontorora. Gusa nubwo byari ibihe bikomeye narihanganye ndakomera. Gukomera cyane no gukurana umurava mwinshi naje kwisanga high school. My reason. Hey bro, what's up man? Hey. Mr. Bro. Makruma. Shamane kumbe dadaje. Nesa n'umunati. Kana nabuze kabisa umuntu tujyana muri sport. Man, shawumve ngo nyine igihe cyose ndi home nahoraga mbikumbura byataye. Bireke ngiye noneho. Reba akaboko kari karashize mu kana nakubuze ngo nizere ko turapanga tukajyamo vuba man. Kabisa niko bizavuze kugeza na mutwaza kapara. Nawe bitugeze. Bro. Icyaza arashingiye kirimani nagera no muri class. Ni igihe kirekire kabisa ari waratinze. Ako ubuzima bwanze umve ngo bwari fresh. Nase ko ari waratinze kwiga byagenze gute. Mani ngo nyine tubazo subizi ko abantu nyine mani muri ghetto. Cyane ni kuvango ibintu byo kwiga rero. Hangombe cyane se. Cyane. Byashibibone. Nayo turari. George Lewis. Notice. Inezas. Praise. Asemani George kweki watinze mani. Shabzore nyine wumve ngo byari danjura bizi make nyine harije mba numva naza ku ishuri bambuse nyine niyo mpamvu. Twaragukumbeye cyane turakubura turategereza nka twese none se man George kataza. Serious? Ingoma twagukumbuye tutiribaza se bagize igihe kibazo. Nta mpamvu nyine yari byo ntabwo byari birenze cyane. Ubwo byagiye bituma bigenda gutyo. Sambaye agakoma keza. Shambe agakoma keza cyane pe. Gusa ikintu kibabaje udukomona gutwemeye amashaneta n'amakobo imva birakaze cyane mani bidanje. Hari ujoze? Spray free hano. Gusa umuntu wabifatanya wamukora. Umva nirabo nyine Sure. Nsaba urabitsinda. Shaje nako muri Selemana gusa ngiye mfite impamvu nkambara kandi bibiri serenge nta kibazo. Iyo mpamvu guzayibwira prefer ubwo ari wazaye. Umva perefara bikaza cyane kujya uhita unataha mwabigize mani intambara ngewe noneho zakanya kiduhanganye. Perefe. Sure. Nyine uzabibona tu. Hesa ari kwagura. Nakrasi na naito. Baguruka mani. Bose mutuze nyine mbabwire. Ubundi buretse nge ntabwo n'ukuntu nawe. Baretse nyine batse. Nge ntabwo n'ukuntu. Ufite sexa yagure mi. No wowe. Nge n'ukuntu mbwira ukuntu ibintu bya Uri kujya he? Ibi bipira bimeze kuramo. We. Umwateje akavuye. Kuramo igipira. Kuramo. Dore. Kuramo. We. Ndo kubye kwambara gakoma. Bite? Ntabwo uzi ko bitemewe? Ntabwo uzi abagenzi bawe ntabwo bajya bakubye? We, muri net kuki utajya umubye? impamvu nkambara. Iyihe mpamvu? Iyihe mpamvu? Impamvu bwite. Discipline maze kubanye muri iki kigo ndabibonye. Kuri biro, usange kuri biro. Tambuka. Bavo. Usange kuri biro. Nubwo kiba cyatewe jeunesse kuri biro.
utagenda ntabwo wumva wowe nakubwiye ngo usange kuri biro ya kuri biro. Kusha ubundi iyo umuntu wabyara rimwe kabiri gatatu mutumva wamwumva mufite ubwenge buzima. Tambuka ngwino upfukame hano siko mugira agasuzuguro sha ngiye kujya mbandikira ramvuye buri munsi uko bukeye n'ubwo upfukama hano pfukama neza wifatiza no kuri yo ntebe pfukama meze hito ubundi wa witwa nde wakwita nde? George Lewis ni izina? Niryo ababyeyi bawe bakwise Lewis? Kuki udakuramo agakoma? Uracyakambaye gakuramo gateye cyane. Kubera ko utagakuramo niho kibamba hano ije muri iki kigo cyose niho ufite imbaraga zirusha abandi bose. Kubera iki bitashoboka? Impamvu mwambaye. Iyihe mpamvu niyo ndi kukubaza? Impamvu mwambaye nyine Vuga cyane mwumve nawe ndi gukoma. Kubwira ngo impamvu mwambaye irihariye ntabwo nakuramo. Irihariye. None urabizi wowe bitewe n'agasuzuguro ugaragaje mu banyeshuri n'ikigo cyose agasuzuguro. Aka kanya ngiye gutegura ramvoye assemblement yihuse ndi kugwa ramvoye. Kubishaka ariko kagakoma ntabwo nakakwezi. Yewe ngiye kugwa ramvoye agasuzugura abanyeshuri b'iki gihe musigaye mufite. Ngiye kugwa ramvoye asuzenje nigendere se. Nta kindi nagukora ni ramvoye. Nanjye nzajya kugutama handi yawe mugabo. Mba utanza gutama handi yawe. Nase unabyaza kwateza ikibazo mu kigo. Ntabwo ari ikibazo. Nta kibazo. Ibintu bisanzwe. Urabona twe turaba. Kaya mama n'abanyeshuri babitemewe. Birabirenga. Murakoze cyane. So nawe muzagaruka ngaha rwose tutafata neza abakiriya. Okay. So nta kibazo ngo tuzagaruka n'ubutaha. Mujye muzana n'abandi bakiriya. Urakoze cyane. Gitondo cyiza kuri mwese. Impamvu habaye inama y'agateganyo, assemblement y'agateganyo mutasanzwe muzi hano. Hari cyane cyansuzuguye ngo cyitwa Lewis. Ngiye kumuha ramvoye yihuse. Lewis ari he? Cyano Lewis. Irukanye. Tambuka. Uyu Lewis rero mubona jya hasi pete. Mano hasi. Uyu Lewis mubona afite agasuzuguro. Yansuzuguye cyane nasanze yambaye ibikomo yanga kubikuramo ngo ni umusore nyine tu yakoze ibintu byinshi cyane. Rero nkuko musanzwe mubimenyereye nta munyeshuri twirukana hano kuri iki kigo tutamubyiye afata utwe twose arabasezere nk'abashuti be nk'abanyeshuri mwigana abasezere. Yakoze Lewis muri iki kigo cyacu nkuko kubizi abantu benshi twagiye tubaramvaye barabibonaga. Mbere yuko tukwirukana arakantu waba ufite mu kigo cyangwa akantu ushaka kubyira abanyeshuri bagenzi bawe uragafite icyo kuvuga kirari. Vuga vuba tugagati Jonathan. Bunda kagakomo ngiye ni memory nasigiwe n'ababyeyi banjye. Bose bakoraje mama bakitaba Imana. Rero kuzumbwira ngo nkavemo kandi ariko kantu bibukiraho nyiri mutoya nasigaranye. Ntabwo nakakuramo perfect. Kuki utanyagiye ngo bimbye? Yo ngerageza kuje kuno kubyiruka numva namize neza gatuma numva sinzi ko ndi kwiyumva. Rero niyo mpamvu nabikubwiye. Niyo mpamvu utabivuze. Okay. Ndabyumva rero mujya mutubyira ibibazo byanyu turi abayobozi turi hano kugira tubumve urumva ibibazo byose nitwe barezi banyu hano muri iki kigo cy'indangaburezi.